amunyurwa na mama none uragira ngo tuganire ku biki yashara bigiye kwiga ngiyeyo nyine ariko divuze tware neza gasaza kandi nsigaranye ariko wowe ryarungira inama nawe ujye umenya ko nkuruta nduta ibyo mbwira byose babisi nawe uzana amanota yanyu uzarara hanze utazarwinjiramo shanzazana amanota meza ariko uzi ko kuba ngubu nta muntu uzongera gupfa kubaho neza atarize kimanye by'abana mwana ari we cyo byore ariko njyewe nzishakira munywa numvise azi kuvuga ibirimo munyurwa se yabibwiwe n'iki ngo iki sha avuga ibirimo sha uri ukizi icyongereza ibiki byose bitwara usanga kiri kwivugisha kivuga none turongeye duhuriye ahangaha twahuriye nyine n'ubibona umenyereye kuzerera rwose se wowe buri gihe ugenda ahangaha nk'umugisha muke bya bigambo byawe bya kera kandi sha ntabwo ugihinduka ariko bana usigaye ufite akabiri gakeye wagira ngo wirirwa inshyushyu rwose ukararira umva aya ibingibi babyita kunyurwa sibyo ariko kunyurwa nta bindi birenzeho rwose ubu usurya iki kurya amazi ukararira umuyaga nibyo byatumye umva wowe ujye wituriza ufite amafaranga urumva ufite umugore mwiza byose byaciyemo yewe byanjye ntiwirwe ubyibazaho rwose uheruka ku munzani kwipimisha ibiro umunzani merukayo muri za kajya tugeze muhe mwaka 2020 wa mwaka w'umwaka hasi cyane nawe wagira umwaka ubu ngubu byebarere uzi impamvu nawe nkubajije igihe uherukira ku munzani uzi ko ejo njyewe nagiye ku munzani nsanga neza umufuka wasima usigaye undusha rwose ibiro bitanu ufite urugo rwiza ako byihora ufite imitungo ufite ibintu byose ibibazo byanjye narabikubwiye biriya bibazo noneho nageze mu rugo birastesa binkora mu bwonko ndagenda noneho no gusinzira singisinzira umugore acyagutesha umutwe aracyantesha umutwe ari hafi kunkubita no kunyirukana sinago wagiye kureba wa mukecuru ngewe nagumye kubitekerezaho nsanga ariko sindafata icyemezo ariko byanze bikunze nzajya ariko se we bazabikora hikira buriya abakecuru babazi ubwenge bakubwira n'uburyo wenda sinumvisha umbwira ngo mujya mutongana mugira gute gutongana hafi no kurwana yakugira inama rero y'ukuntu mwajya mubana neza byibura nubwo yangingo wenda atayibona ariko mukamubanye neza mu rugo erega buri urugo rwacu rwubakiye ku kinyoma uko byagenda kose ibibazo bizavuka uko byagenda kose umva amafaranga yanjye imitungo yanjye byose byanze kugura umunezero ahubwo se wowe kugira ngo unyurwe byagenze rero ngiye nuko nkugira inama ntunyumve kunyurwa ntacyo bisaba sibyo cyangombwa no kwiha amahoro mu mutima wawe bisaba kuryama handi njya gusanga uryamye bikagusaba kwambara ibikweto nk'ibyo ngibyo ibikweto se ibikweto mane iyo nzabona ibyo bituma unyurwa buriya rero sibyo ushaka uzaca Kenya gute rero wumva ikintu ngiye kukubwira kandi uzagikurikiza hambere nakubwiye ko nubwo nta mafaranga mfite genza ubwenge bwo maze kubibona umeze nk'umutekamutwe n'imijina rango ni munyurwa please reka nkubwire genda uri buriya mukecuru ntabwo yabura ikintu akubwira uriya mukecuru ntabwo yabura nakubwiye ngo niyo wazana amahoro mu mutima wawe nawe n'umugore wawe yaguha amahoro kandi mugatekereza icyo mukora kandi mukazabana ntabwo byoroshye umugore uri hariya we noneho yabaye isasu wagira ngo baramucometse neza fresh ese amafaranga ntabwo umuhereza ngo ikintu cyose ararya aranywa aryama ahantu heza yewe no kuruhuka araruhuka bihagije ariko kuvuga amagambo mabi wagira ngo baramucometse neza ubu niko gahinda mpora nubona kanyishe karanzengereje nese umva ikintu yitsaho cyane ari igiki ikintu yitsaho ngo nabana ngo niki
kandi urabizi ikibazo nahuye nacyo ni insanganya z'abagabo. Rero sha umva reka nkubwize ukuri. Umva nanjye ubwanjye nabanza nkajya kugisha abandi inama ikibazo kindenza imyaka mfite. Njyewe natekereje kumushakira abandi bagabo, ariko se ndibaza umugore w'umuntu nawe baramubanguriza. Uzaburetse gufata umwana gikomeye. Abantu igihe nicariye aha ngaha bagiye kwe. Salama Munyurwa. Salama mwana wanjye. Ni amahoro wanga. Waje kureba kisa cyangwa waje kudusura? Naje kureba mama wawe none namubuze. Ninjye uri hano cya kigo ngo nishake. Ambaye ukajya uvuga mushiki wawe nabi ntabwo ari byiza. Sibyo? Njye mukundana rega muri abavandimwe. Cyane nze hano ngo kumureba nyine to. Kumureba? Ntabwo ari ako twaduciri twawe se. Yambwiye kazabikora ndabizi. Nubwo ari mama arakugumirira. Duciri binga hano. Niko byagenze mwana ariko azayamana. Ariko kugumiriza. Aba wewe. Wese gusanze wafashe ikintu wewe ayitwika. Kandi ngo n'umukire ntuzangiye nawe uwo mukire. Umukire agenda agafuza ibintu byose. Ndibutse mwana. Bya bintu se wari mubwiyeho byaranye. Akareka nakize ubwo abasha. Mbare nkubwire. Ngiye kubigufasha uyu munsi. Ariko nawe nyine. Ahita nyine nawe wemera ko ntazi. Ndakugurira agacupa je. Ndakugurira agacupa. Ni izina ry'Imana. Ngenda kazi. Agacupa ndakagura. Nagenda ibiti by'idesiya. Byadenje kagenda bihebwa. Nge ntabwo nabimenya ngiye kabisa. Amandazi. Denjiga. Nimba kagiti by'idesiya. Ndamubuze rero mwana cyane kagende niba ntawe uhari. Ngiye kumureba heza. Ngiye kumureba nyine twavuga. Aza mukurebe. Ariko ubu mu cyumba cya mama ubona ishakoshi bwa nta mafaranga arimo. Wewe bayishyizemo gusiga ibiro byo bivuze ikigo. Ndamubuza ngo ngiye kumureba. Nese shango ndabigenza nemo. Chakashe ko. Kayi ibihumbi 2. Kaya. Ubwo sujya kuvuga kujya kuyama. Kuyakuha hariye yaza akagufurafuza uriya ndamuzi. Uriya guhemba rimwe ibya kabiri ntago yaya kuhapa. Kuhimbira Imana. Shadiva barakoze cyane mwahe. Ahubwo cyane. Sharakoze cyane no kuri kw'Imana. Sibyo nawe ngiye rero kamwizeza. Ngiye kubigufasha kandi nzi neza ko biracamo. Ko ari umuti we ko ari umuti. Dore ko mwe. Asante sana.
shu ariko ngiye mba nahoze mbona ibyo urimo ubundi ubu uba wivunishiriza ese ubona ibyo ndimo baba bidakeneye kuko wajya umbwira nkagushakira umukozi ukareka kuza kwirwa wivunira umugongo ahangaha umukozi se niwe ukeneye wese yakeneye ariko uko waraye nikuramuka ko ndeba ko kutangiye unyuka inabi bitangira kumbwira ibyo ngibyo nese uko reba igihe wahereye wunamye uko ko wumva nta kibazo ufite umva njyewe ndarambiwe ahubwo wintesha umutwe nawe mfite ibyo ndimo nitekerereza asanga nta muntu n'umwe dore ubundi ahangaha si njye wajyaga mpahinga hahingwaga n'umukozi none wewe waraje sinzi ibyo wishyizemo wagiye wiruhukira n'ubundi ko ubuzima ko budakakaye ubuzima iwanjye ntabwo bukakaye wowe wivunishiriza iki cyo banzanye ahangaha rero mba numva nkangisha abakozi kandi icyanzanye ntukinkorera ubu niyo mpamvu nanjye ngiye kuzigendera hari n'abandi baba bankeneye uzajyayo usize umugabo mwiza nkanjye umugabo mwiza hari n'abandi beza twareranywe ku ntebe y'ishuri njya mbona rero n'abamunyurwa bandeba akajisho keza iriya mbwa njye nzayiha amafaranga ibitekerezo nk'ibyo byose amafaranga asavuze iki kuko uyafite sinjya gucika se ahubwo nkumva ndaje ngenda ahubwo ntuzagire icyo uvuga amafaranga ntabwo ariyo naje nshaka sinkuvunisha ndakugaburira neza urangaburira se sinaryaga iwacu naryaga none se ubu ngubu koko uragira ngo bigende uragira ngo bigende bite mu by'ukuri kuki cyanzanye utakinkorera rero buriya reka nanjye nkubwize ukuri nkuko nawe umbwije ukuri hari akabazo gatoya nkikemura noneho kugira ngo ariko ibyo bibazo ntabwo bijya birangira ibibazo humura biri hafi gutunga kandi bizatungana ndabyizeye neza munyirwa ugarutse kunyishyuza nta birenze binzanye ariko rwose niyo wanyishyura nta kibazo ntacyo byarwa none n'iki kindi kikugenza nyine ni byinshi ngwino ngo tube tuganira uratangaza se ngiki kuki ibintu byose wibonera mu mafaranga yo kukwishyuza simba nayakoreye amafaranga ariko buri gihe mba muntu ugenzwa n'ahangaha no kunyishyuza nzayaguha ariko rero nawe yaragukoreye ibyo wishyura ngo ugumiza bwawe nubwo uri mama arebye ibintu bigenda byaka kugenda ugukomereza genda nawe byewe by'amafaranga ubu bizi mbarata njye na mushuti wanjye rero yangijeho igitekerezo kaza kabaye inshuti yawe rya niho rero ikihe gitekerezo ariko afite umushinga umuri mu mutwe ashaka gukora sibyo kandi rwose byamugirira umumaro uramutse umushyigikiye mushinga kisuka uyu nguyu mushinga ki urumva hari imishinga myinshi ushobora korora ihene korora mbese muri rusange ni amatungo magufi sibyo inkwavu inkoko nyine mwakumvikana mukareba mu mushinga udashobora no kubangamira amasomo ye ibyo biroroshye rero musigaye mubivuga nawe sibyo ibyo biroroshye nimba kagize igitekerezo cyo kubitekereza muzakurikirane niba bitazabangamira n'amasomo ye natwe turasobanutse turabyiga sawa rero kandi ako ndakagushimiye waba wuvuze neza nyine ashaka ko mwambereye injiraga nimuhejwe murabase ese ni mwebwe munyu ni twebwe nimutambuke mwicare Amerika se naho ariko wagira ngo uri hano wenyine hari aho agannye amakuru y'iminsi munyu nyine meze neza by'iki gihe ndi kubona ntakibaye mbaresha berukana kera cyane ariko buri kwibuka igihe twakinaga akadanse uziko burya njyewe na turo nayikinaga
iminsi ya kera yari hatari yari hatari yari hatari cyane naho se twadutera twajyaga kwiba ndibutse umva ndibuka urabona wa mugezi wari uri hariya hepfo uri kandi twavomaga mbere nyine batarubaka umugezi ku muhanda ndabona hari igitare noneho nkacyuririraho nkajya kuzana iki amapera hejuru urumva maze ukankorera ububera ugahita uyafate hose ukirukanka buriya koko watekerezaga ibiki reka buriya bari iby'abana ubwo wakorewe ntiyamenya ko wari umeze kuriya abura rero shana none ku rundi ruhande gifite imana kuba hanze Amerika adahari kuko buriya duhise twibukiranya iminsi ya kera burya ngo utamenye iyo ava ntakamenya iyo ajya ese ndabeshya ntabwo beshya ahubwo buriya ibintu byaturura twakinaga sibyo igihe njya nicara kuriya nkabitekerezaho uriya muntu twari tubanye neza ese munya kamubaza kuki utajya umbwira ngo umufashe ngo bakwiyogoshesha n'uwo musatsi reka buriya reka mubwire wakimbwira ko nta kintu biba bitwaye ndabizi nyine ufite amafaranga ndabizi pe ubanye neza n'umugabo nta kibazo mufitanye sibyo ariko rwose ngiye ngomba gukoresha ibivuye mu mitsi yanyu yewe urabizi ya mahame yanjye ya kera ntuyazi ntabwo nigeze mpinduka ngewe ndacyari wa wundi amahame yawe ya kera na n'ubu uracyakomeyeho ngewe mpinduka reka ntabwo nahinduka urabizi nakomeje kubikubwira ngewe uravuga ngo munyurwa mimi myself mimi abavuze igiswahili sibyo myself ni icyongereza urumva na Jua bivuze ngo ndabizi sibyo ngewe ni munyurwa official gufiti wa mwana nakize mutazi mutaranize agize imana kabisa ariko munya nka kurangira akazi keza akazi keza gusa akazi kawe kameze gake umva rero icyo mpfa n'abakoresha b'iki gihe ngewe abakoresha njya kubakorera bikarangira batamenye rero nawe niba ariko bimeze kose ntuzirwe umbwira ngo uzankoresha rwose ngo mbyemere twebwe amafaranga aba ahari ibintu birahari nta kibazo njye ntabwo naba nk'abo ngabo rahera rero nzagakora ntugire ubwo rero hafite kuba ubanye neza n'umugabo nta kibazo mufitanye tubanye neza ngo ushaka kuvuga ko hari ikibazo ufitanye n'umugabo oya ntacyo amezi arenga 6 tumaranye nako nshatse kuvuga ko twari tubanye neza mu rugo rwacu nta kibazo hari ikintu mpishe amezi menshi nzi neza ko umaranye hafi amezi 6 sibyo ndabeshya ntabwo beshya ko nta kibazo mu rugo rwacu wambwije ukuri ukuntu ibintu umunezero ni wose wambwije ukuri nta kintu wajyaga umbeshya kuva kera mbwiza ukuri rwose ko nta oya nta kibazo hari ikintu Sasa bimeze bite ni fresh kabisa nawe wabonye utese musaza ni ahantu heza cyane wana nanjye ndabona ahubwo amaherezo nzahatura Amerika ni bogare uriya mutipe ni niga uramwemera by'amateka niwe uriya mukecuru uri hariya uriya urimo kuza nyine ni umuntu mwiza cyane kabisa nanjye ndabibona afite umutima mwiza ahari neza umuntu wamurebera kure ukahita umenya ko afite umutima mwiza no kurangabana ni umuntu witonda ucishije makeya uretse ahubwo azatigereho maze urebe n'uri kuganira nawe kumva ijwi rye biba ari byiza cyane
Mujyana tugezeho. Nyiriwe. Muraho. Mwana. Muraho mukesha. Muraho. Mbere nakubonye numva nagushakaga ngo mfashe rwose. Ufashe iki? Urabona rwose nkenera kuvugana n'abantu rwose nkabura ukuntu mbavugisha kubera ko nta gatelefone ariko wihangane rwose mu byo nkurushyamo rwose nyihanganira pe. Urabona uyu muntu afite telefone kandi ntuza Jamerique yamuje nawe urabona ni umusirimu. Jamerique nshatse kumuhamagara si umuntu kumuhamagara rwose icyo nifuza musaba mbabarire mpa telefone pe. Telefone ibyo biroroshye ndagafite nari mfite tubiri nzagasigarana kandi ariko banzana nagafite wa ngaka akira mwana Nibuka telefone keza uhamagara mugenzi wawe haba data we harimo agasimukadi se umuntu yahita atangira guhamagara hamagara wowe abonye umukecuru n'umuntu mwiza sinabikubwiye nabimenye nkimubona data we cyane pe. none se n'umukecuru usabye agatelefone agahita kaguha abona umupfanye ni umuntu usanzwe mu mirwa rero abizi nta kintu navugisha reka mbikubwire rwose umugabo wanjye tubanye amezi 6 nta yego konera iminsi myinshi we amakuru se we amakuru ni meza ntabwo duheruka twaravuganye se kudaheruka kudusura kubasura ahubwo nari nzi ko ntazagaruka nigeze kuza hano umugabo wawe anyuka inabi nzi ko ntazagaruka nari mpari oya ntabwo wari wakaza sinzi niba ibyo bintu Jamerique yabitwarwa ni umubeshyi oya ntabwo umubeshye mba rero ubwo igihe cyari kigeze ngo ngende nyine mube mumena habiri ngo tuzasubira utaha sawa sawa hajya ndi gutya nsezera sawa uriya muhungu uvuye hano ninde ko ntamumenye ubwo bwa mbere mubonye pe uriya muhungu rero yitwa Munyurwa yego ko yitwa n'akazina keza pe akazina keza ushatse kumva ko wamukunze oya ntabwo namukunda buriya rero nkubwire Munyurwa ndamukunda reka umva Munyurwa ndamukunda twareranywe turi abana batoya twatubanya kondo kugeza na n'ubu mbese ndamukunda bya hatari yego ko ushaka kumurutisha umugabo wawe ngo umugabo wawe oya ntabwo namurutisha umugabo wanjye ugiye ko ufite umugabo oya ntabwo mba nabyibagiwe ahubwo ni ibintu byinshi umuntu aba ari gutekereza yego ko ntabimenya gute se ntarashaka umva rero nkubwire nujya gushaka uzamanze wigeho umuntu umwigeho hato utazicuza utarabanje gufata igihe cyo kumutekerezaho ubwo se nafata igihe kingana iki we nk'imyaka 5 nka 15 yego ko ndumva ari myinshi ariko nibyo byiza kugira ngo umenye neza inguni z'umuntu zose rero nkuko nabikubwiraga uyu ni umukecuru wanjye afata neza akankorera ikintu cyose nk'aho ari umubyeyi wanjye cyangwa se ari mama wanjye biragaragara rwose nawe cyajya gitunguka suzi ko navuga ati ndabona ari umuntu mwiza nawe niyo umurebye gutyo ubona rwose akwiye kuba ari umuntu mwiza kabisa Munyi uyu musore se ndeba amaso ari aya ngaya n'uwaye umusore rero ni bogasi iryo jambo ugira imenya ni iby'urubyiruko uyu musore ni afite ubushuti cyangwa se navuga ngo ukira ni Jamerique wa mukire uri hariya niwe wamushyikirije ngo tumutembereze karitsiye uri kugenda mutembereza ahantu hose mubwira ati hano bifashe gutya kuko ni mushya muri iyi karitsiye aho rero ndabona igihe cyanjye kigeze cyo kugenda nimusigare muganira uzi ukuntu yitwa ubundi
Ko nari nibagiye kukubaza izina nitwa nde? Bo nawe ni mukuru nayivugira se urabona dataje. Njye amazina yanjye nitwa Rafael. Rafael ni ngombwa gushyize mu kinyarwanda nyine n'iby'abakecuru ariko nta kibazo ni njye nitwa. Impamvu ni uko iwacu bashatse kugira ngo barizane mu muryango ryarahahoze bahita barinyitirira rero mpita nitwa Rafael gutya. Yego mama. Ngaho rero reka nsige utembereza umushyitsi ndakomeje ndagiye. Nta kibazo. Mugire cyane. Yego. Umukecuru agushyize ku bwiza. Nure nguzi ko yashyizemo na simukadi. Abaye. Ubu na nimero zizajya zijyana ubundi gende zijyana muhamagara tuvugana noneho na Jamerique. Ako simwana. Ya. Nimero zijyamo gute? Namero se? Kase nawe ryaka kwigira bahari. Nyereka nta kibazo. Wenda reka nkwere. Dushyiremo 0 7 8 6 5 5. Shazi ko nabibonye. Urabibonye Nizindi ugakomeza. Ukomeza paka ugeze kubera iyo 10 yonyine. Bagenda ushyizemo n'izawe. Nta kibazo rwose. Ya. Mukecuru rwose aramfasha. Byose. Naramwishimiye cyane. Baba data ubwo yaza kuba ari impemba mvuze ngo mufite cyane none ni umukecuru. Sha. Nuko. None se. Tugiye gukomeza ntembereza inaho hose kabisa ku buryo. Ariko hamwe ngo ramukecuru nje ngira amatsiko cyane. Ngo amuziranye nyine ngo yagufashe ibintu byinshi. Nyiri yabagufashe n'imikihese. Yego mwana. Uzi mu minsi yashize nari ndimo kuzamuka ahantu mu ishyamba urumva ngeze ahantu isereri iramfata ndanabirana n'ukuntu itanikubita hasi aho ngaho. Reka ubwo sinzi ukuntu nahageze mwaka gashatu reba niho yakampereye. Agereka kumbeshya abana. Umuntu w'umusore nkawe bogari nkawe afatwa n'isera gute? Reka tujye tuvugisha kuri Imana ahubwo njye mbwira wari washyizemo agace. Oya mwana ntabwo kabura. Ntabwo njya nk'inzoga. Ntabwo inywa. Ni iseri gusa koko? Ni isereri mwana. Uzi impamvu? Tujya gukora bakatwambura. Urumva twajya no kuvuga ngo imirimo urabizi imirimo y'ingufu isaba no kuba wariye neza wariye cyane by'amateka. Ese waraye utuntu twa feke man isere nibure kugufata. Aho ngaho ibyo nibyo nabyumvise. Muri byose munyurwa avuze urumva ushaka korora iki? Inkwavu, ihene, inkoko? Tuzorora inkwavu ariko ibikoko binyaho bibonye. Tuzorora inkwavu tuzazorora muri cyumweru wenda zazibyara niko numva bavuga. Hitamo inkwavu rero bikumva burya zororoka vuba ariko hagati aho ngaho ufatanye na mushiki wawe. Kuko buriya mu kuyitaho wagiye ku ishuri mushiki wawe ashobora kuba hari mukagenda musimbura. Tuzafatanya. Mama aga telefone. Rero. Habutakica. Ntabwo nakica. Cyaraho. Uri urimo gukanda cyane. None zimaza karanda kande. Umbaze. None se diva. Cyabaretse kunseka mwana. Wagereka gukaka. Nese ubunaraga azagatunga utagakanda. Mbarata mubaza. None se byarakunze se? Byaciyemo ariko nticyambabaje nanone. Nukuramvye ngo nzafatanya na mushiki wanjye. Mushiki wamfasha. Mujye mufatanya, mujye mukundana gufatanya sigira ngo hari ikibazo kiri. Reka jya kuri njye wose ngo urumva nzatwifatanyije nanjye kandi njye nyine uzaba ubifite ari cyanjye. Humura. Uzajya mufatanya gake gihe wenda n'urugero reka ngo nk'urugero impamvu gufatanya ari byiza sibyo nk'igihe wagiye ku ishuri sibyo azajya asigara agira gute agiye kubwahira muzika ari byo we narakaye ubunanutse. oya wirakara kandi nzi neza ko wowe na mushiki wawe mukundana sibyo rero n'ahandi mujye mufatanya. Ariko muri ukuntu uri umukene njye nzagufasha uzamere nk'abandi bakire bose.